Niki cyagufasha guhindura ubuzima ufite ubu ukagera ku byiza waremewe, guhindura ejo hawe hazaza. Ibyemezo ufata ubu bituruka mu mitekerereze ufite ubu, bifite ingaruka nziza cyangwa mbi kuri ejo hawe hazaza, kandi ntushobora gusubira inyuma ngo uhindure ibyashize, ariko ushobora guhera aho uri kugira ngo uhindure ejo hawe hazaza. Ndabasuhuje aho muherereye ku isi, mwaramutse cyangwa se mwiriwe. Nge ndi Yvette Ingabe, umwari ukubona nk'uw'agaciro kuko uhishwemo iby'agaciro. Ikaze ku rubuga uri uw'agaciro. Ndabashimiye mwe musangiza izi nyigisho, ibi biganiro bagenzi bacu, kugira ngo twese dukurire hamwe dutere imbere. Kuri mwe bashya, uru rubuga n'urw'abiyemeje kwirenga mu buzima. Aha turatuje, twiha uburenganzira bwo guhumeka, turahumeka, turiga ndetse tukiha nanone uburenganzira bwo kuba abo turi bo. Duharaniye guhindura imitekerereze, ari byo bizahindura ingiro zacu, maze tugatera imbere, tukaba babandi beza barabagira imbere n'inyuma, bageze ku byiza bibafitiye akamaro kandi bifitiye isi akamaro. Ku rundi ruhande, ntanga ibiganiro ku rushako, ariko cyane cyane urushako rwangiza. Uyu munsi nifuje kuvuga ku iterambere ryacu ry'ejo hazaza, kugera kuri bya bindi byiza waremewe kugeraho. Bituruka kandi no mu mitekerereze ndetse n'ibyemezo dufata ubu bizakora ejo hazaza. Ni iki cyagufasha guhindura ubuzima ufite ubu ukagera ku byiza waremewe? Kugera ku byiza waremewe kugeraho, gukora ejo hawe hazaza heza, ukaba ugomba kuba we, ni ibintu bisaba no guhindura imitekerereze. Kenshi usanga dufite imitekerereze ifunze, bishatse kuvuga ibyo tuzi twamenyereye, kandi ntitwakwishinja na gato, ahubwo twakwiha uburenganzira bwo kugira imitekerereze ifunguye migari, ka kantu kameze nk'umupaka mu mitekerereze tukagakuraho. Aka kantu kameze nk'umupaka gaturuka kuri bamwe, aho umuntu aba yarakuriye amahirwe make y'ibyo twabonye mu buzima, abo umuntu yagendanye nabo mu buzima, ubuzima buruhije umuntu yanyuzemo bwatumye ata igihe n'ibindi. Ku rundi ruhande, hakaba bwa bwoba bubi butuma utagerageza, butuma utiha uburenganzira bwo kugaragaza imbaraga zawe, ibyiza, ibyuzi, iby'agaciro karemano Uwiteka yakuremanye. Ibi bituruka mu bwana bwacu. Ubwoba bwa si iby'umuntu nkanjye, sinagerageza, ndakuze nta bumenyi, ndakuze nta mashuri nakongera. Gushinja imitekerereze y'abandi n'imikorere n'ibindi. Ibi byose bikora wa mupaka mu mitekerereze yacu, bigatuma umuntu atabasha kubona no kwibona kure hashoboka heza hazaza. Ndifuza kukubwira ko muri wowe harimo iby'agaciro bitagira iherezo. Uri uw'agaciro. Hindura uko wibona, ku buryo ubona ejo hawe heza hazaza. Ibi navuze hejuru nabiciyemo kugeza igihe naje gusobanukirwa ko ndi uw'agaciro, kandi hari muri njyewe harimo iby'agaciro bitagira iherezo. Nakubwira nti uri uwo utekereza ko uri we kandi uzaba we. Subiremo, uri uwo utekereza ko uri we kandi uzaba we. Uwo uzaba we ubasha kumubona iyo ushyize ibyo byose bihishe ubwoba wamenyereye ku ruhande. Iyo mitekerereze igutega, ituruka mu bandi, mu byuzi wamenyereye, igutandukanya n'uwo uri wo, idasubiza ibyifuzo byawe, ukayishyira ku ruhande. Aha ubasha gushushanya wa wundi, bwa buzima bukuzamo iyo ufunze amaso, kuko buhuza n'iby'agaciro Uwiteka yagushizemo. Ngusobanurire nanone, bya bindi bikuzamo
iyo ufunze amaso bigomba kuza bihuza n'iby'agaciro Uwiteka yaguhishemo, ntabwo biza bitandukanye. Iyo ugeze kuri urwo rwego, uwo ubona iyo ufunze amaso, uwo ni wowe w'ejo hawe hazaza. Ubwo buzima ubona bwiza ni ubw'ejo hawe hazaza. Uwo ni wowe uri mu buzima bwiza bw'ejo hawe hazaza. Wikwishidikanyaho namba. Wikwita ku buzima ufite ubu ngo ubone ko byose bidashoboka. Shyira ku ruhande ibyo bitekerezo bigushyira hasi, bigushuka. Ibyo nibyo wamenyerejwe kuva mu bwana bwawe. Gusubiriremo, ibyo bitekerezo bigushyira hasi, bigushuka, bihisha ubwoba, ibyo nibyo wamenyerejwe kuva mu bwana bwawe. Ntaho bihuriye n'ukuri Umuremyi yakugeneye. Ejo hawe hazaza ni heza, muri wowe harimo iby'agaciro bitagira iherezo. Iha uburenganzira bwo kugira amatsiko. Gira umuhate wo gukurikira cya gitekerezo cyiza kikugarukamo uko bwije n'uko bukeye. Tera intambwe urenga ubwo bwoba, uzabona ko inyuma y'ubwo bwoba bukurimo nta gihari namba. Maze wiyegereze ba bandi bafite imitekerereze ifungutse migari, urebe uburyo bakoreramo, wumve imitekerereze yabo, uzabigiraho byinshi. Na ba bandi bagize amahirwe yo guca mu buzima butandukanye ubona nk'icyitegererezo, bazatuma ikikurimo gikura, maze ubashe kugera nawe ku by'agaciro. Jyaho utari wagera. Iha uburenganzira bwo kuva mu kamenyero. Ibi bizagufasha kubona ubuzima ukundi, gukura, kugira amahitamo ahwanye n'ibikurimo. Ni ngombwa guhindura uko tubona ejo hacu hazaza kugira ngo duhindure ejo hazaza. Subiremo, ni ngombwa guhindura uko tubona ejo hacu hazaza kugira ngo duhindure ejo hazaza. Ibi byose biturutse mu mitekerereze yacu. Ni bibi cyane gukora ubuzima ugendeye ku byo uzi gusa. Ibyo wamenyereye, wabwiwe cyangwa wamenyerejwe, ntabwo ikikurimo kibasha gukura. Uragitega kandi uri mugari mwiza. Nyuma y'ibyo utekereza hari ibindi byiza. Ku bakunda gusoma Bibiliya, hari ijambo rya bafasha riri mu Baroma 12:2. Ku bandi hari amagambo meza cyane nkunda yavuzwe n'uwitwa Albert Einstein. Yavuze ngo iyo ibitekerezo byawe bijyanywe ku rwego rushya, ntibishobora na rimwe gusubira kumera nk'uko byari bimeze. Ni ukuvuga ngo iyo ibitekerezo byacu byajyanywe ku rwego rushya, ntibishoboka na rimwe gusubira kumera nk'uko byari bimeze. Ntidushobora nanone kongera kugira ibitekerezo nk'ibyahise, nk'ibyo mu buzima bwacu bwashize. Ntibishoboka. None narangiza ngusaba kwibaza uti, kandi nanakubaza nti, ese aho hantu uri, abo bantu mugendana, uwo mwuka urahuri, ibyo urya, ibyo unywa, ibyo ukora, ibyo wumva, ibyo ureba, birakujyana umunsi ku wundi kuri wa wundi mwiza ugomba kuba we, kuri bya bindi byiza, bwa buzima bwiza wagenewe kugira? Ese iyo nzira uriho irakujyana ku buzima wahamagariwe? Subiremo, ese iyo nzira uriho irakujyana ku buzima wahamagariwe? Niyo nyigisho, ikiganiro kigufi cyagufasha guhindura ejo hawe hazaza. Mbaye ngushimiye, uri uw'agaciro. Sangiza mugenzi wawe w'agaciro kuri wowe, umutera imbaraga. Mufite ibari ku mutima mwifuza kunsangiza, murisanga, ndabasubiza.
mwanyohereza ubutumwa kuri 0031 65 75 28 477. Subiremo 0031 65 75 28 477. kandi mwiha uburenganzira bwo kwandika aho munsi uko mubona iki kiganiro, bifasha kubona ibiganiro mukeneye. Funguye amaboko yombi mbashe kubafata ikiganza, maze mweme mubashe kuba abo mugomba kubabo naho mu kiganiro gikurikira.